Yes, reka mbifurize weekend nziza nshuti bakunzi ba Viva Rayon Sport TV aho mudukurikiye hirya no hino hatandukanye twizere ko mumeze neza cyane. Weekend yanyu nizere ko iri kugenda neza cyane. Turi ku wa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa munani, ukwezi rwose kwa munani tuguteretseho akadomo. Mwarakoze cyane kubana natwe muri uku kwezi kose, twabagejeje ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi cyane kandi tuzi ko mwakunze. Ibu rero iki kiganiro urabanza ugakora kuri like ukakirayikinga, hanyuma ukaza kuduha igitekerezo cyawe ku ngingo zitandukanye tuba tugiye kuganiraho by'umwihariko muri equipe ya Rayon Sport n'ubundi. Hanyuma ariko mbere ya byose ukabanza ukamakinga sure ko wamaze gukora subscribe, ukamenya no utarakora sub ugaterekaho kugira ngo tujye tubana bihoraho iteka ryose. Hanyuma ngewe ndi Tuyishime Gilbert, ni ngewe mubana hano kuri Viva Rayon Sport TV. Tugiye kuvuga ibintu byinshi bitandukanye muri equipe ya Rayon Sport kabishywe ko cyangwa se kuko turi no ku musozo w'ukwezi, ukwezi gusojwe ikitwa recruitment cyangwa se kitwa isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi nacyo kirangiranye n'uku kwezi. Turareba uko byari bimeze, ariko iyo ni poe yacu ya nyuma, ntago ari poe yacu ya mbere. Mfite poe zigezweho tugomba kuganiraho. Ikipe ya Rayon Sport iri gutegura imikino ya gishuti nkuko nayo babwiye na bibabwiye mu minsi ishize, mbabwira ko tutazavuga imikino tutarabanza kumenya amakipe. Na proposaga amakipe agiye atandukanye muri Premier Division, ariko kuko champion iba yaratangiye aha ngaha biba bigoye kuvuga ngo ikipe iraguha umukino wa gishuti izi ko muzahura muri championa, rimwe na rimwe ukareba intege nke zayo cyangwa se ukareba intege nyinshi zayo. Burya kuba twaranganyije n'amagaje akenshi nanabishingira ko twakinnye match amical ya gishuti rwose, amagaje akabanza akatureba akatwiga akavuga ati ikipe ikomeye hayoroshya aha. Bura nabyo byarayifashije. Ubu ngubu rero Rayon Sport yasubiye mu cyiciro cya kabiri, itegura match na Adax. Adax ni ikipe ya Juvenal, imwe mu makipe y'icyiciro cya kabiri yiyubatse mu by'ukuri, avuga ko ngashaka kuri mwaka w'imikino byibura Adax igomba kuzabiri mu cyiciro cya mbere. Si match yonyine bari gutegura, hari match zahuza Rayon Sport na Heroes, nayo irahari. Ni imikino izajya igenda ikina isa naho ikurikiranye y'uruhererekane cyane cyane kuri aya makipe yo mu cyiciro cya kabiri. Birumvikana ko abakinnyi bazakina iyi mikino n'abakinnyi basigaye batagiye mu makipe y'ibihugu, ariko nabo bitabuza ko Robert Nyareba urwego bari akareba kariba bariho, kuko turacyafite abakinnyi batarakina mu kibuga, batarakina match n'imwe. Turacyafite umunyezamu Yves yango agomba kugirirwa icyizere agashyirwa mu izamu, hakarebwa urwego rwe cyane ko ubungubu officially niwe munyezamu ikipe ya Rayon Sport izaba ifite w'umunyarwanda kuri bench kugeza faze rirangiye. Faze retour murabizi ko batanga iminsi ngahe, waba ufite ibyanga muri equipe yawe ukongeramo, cyane ko equipe ya Rayon Sport kubakinnyi 30 ibi gomba kubifite bari enregistré cyangwa se bafite licence. Ndumva ifite abakinnyi hafi 26 ni batari 25. Birumvikana kira cyaburi imyanya igera kuri 4 ishobora kongeramo abakinnyi. Uyu Yves rero numwe mu bakinnyi dushobora kubona muri bakoreshwa kuri iyo mikino ya gishuti. Ntabwo ari wenyine gusa, muri defense dufite uyitwa Youssou Diagne kabisa. Uyu musore wazanye na Faringanye baziye rimwe, uyu ni umudefenseri ariko ntabwo yari yakoreshwa, nawe agomba guhabwa igihe. Robertinho akareba koko niba harimo icyo ashaka, niba yamubonamo icyo ashaka. Ubwo kandi hari ba Kabange yakoreshejwe mu mikino itandukanye ya gishuti twakinnye, niwe wakinanaga na Omar Nyenge mbere yuko Nsabimana aza. Wenda we hari n'ukuntu tumuzi. Turacyafite abakinnyi mu by'ukuri umutoza atari yareba atari yabona. Wenda n'uwo Faringanye watangiye imyitozo uyu munsi ari gukora imyitozo, ari gukorana na bagenzi be, afite kumureba akareba se yataka gute, atsinda gute, ascoringa gute, déplacement ni gute ku mipira bamuhaye muri surface de réparation, kwidetasha kwe ni gute, se koko ni rutayizamu nshobora gutsinda ibitego, ese utudesha afite n'utuye nshobora gukosora. Ibyo byose ni by'umutoza abarerebera muri iyi mikino ya gishuti. Birumvikana ko niba uhuye n'ikipe nka Adax y'icyiciro cya kabiri, ntuyinyagire nk'ibitego nka 5 cyangwa 6, wenda nayo hari ukuniza yakane yabikomeje kavuga ngo tuyegura n'ikipe ikomeye nka Rayon Sport ikaza yabikize ku rundi rwego, yabikize ku yindi level.
niba ugiye gukina nayo hari uwo mu rutayizamu witwa Faringanye uzaheka ikipe ya Rayon Sport mu cyiciro cya mbere, agomba gutsindira aba Rayon Sport abareba ibitego, akabyibura muri iyo match akagurukira mu bitego bitatu hat-trick. Uwo niwe rutayizamu tubona koko ubutanga icyizere. Ariko naza turakinnye na Heroes kimwe 2-2 2-1 aho n'ubundi ntagira biri kutwemeza. Ariko urwego rwo gutegura iyo mikino birumvikana ko nukomeza gushaka automatisme kugira ngo abakinnyi bakomeze kumenyerana, umutoza akomeze kumenya equipe afite, amenye first 11 11 bebeza, menye ibyo yagenda ahindura muri equipe. Nicyo iyi mikino y'inshuti ahanini igamije. Ubwo rero Adax yamaze kuba iba match iri officiel. Hanyuma ariko kandi hari na match yindi ya gishuti yo izwi twanababwiye mbere, ikomeye cyane izahuza MVC Mukura Victory Sport Ehwazir n'ikipe ya Rayon. Akaba ari match yateguwe n'akarere ka Nyanza, twabigarutseho twababwiye icyo uyu mukino uzaba ugamije. Uzakinwa tariki zingahe? 8, yes ndumva ari 8 z'ukwezi kwa 9 tuzatangira ku munsi w'ejo. Ubwo iyo mikino ya gishuti ndi kubabwira Rayon Sport izakina mbere yuko ikina n'ikipe ya Mukura Victory Sport Ehwazir kabisa. Ubwo nuko biteye. Hanyuma rero tuve kuri iyi mikino ya gishuti, nta nubwo turayitindaho, nta byinshi turaza kuyivugaho. Wenda icyo twavuga nuko equipe ya Rayon Sport muri iki cyumweru yakomeje imyitozo uko byari byifashe, uretse abakinnyi bari muri collapse muri amakipe yabo y'ibihugu. Hari babiri bari mu ntamba mu rugamba, Unipa Play ndetse na Aruna Musama Jariwa. Hari abari muri equipe y'igihugu Amavubi bagera kuri 6, Omborenga, Nsabimana, Sefu, Keve, Haji, Hakimu Bugingo. Abo bose bari muri equipe nationale. Nubwo abo ngabo nibo bakinnyi bata participer imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport, ntago bayigaragayemo nyine birumvikana, ariko abandi barakomeje. Nanone ukuyemo Haruna Niyonzima ugakoramo na Aziz Basani Kuranya. Nkiri kuri Haruna, hari amakuru avuga ko Haruna Niyonzima yifuza gusesa burundu amasezerano yasinyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Hari abantu bumvisha ikintu kirabatungura kiranabakanga, bibaza icyaba kibaye akakanya hakiri kare cyane, cyaba gitumye Haruna Niyonzima yise yifuza gusesa amasezerano muri equipe ya Rayon Sport. Fundi wa soka Baba Muzazi akakanya yisavuga ati nge ndumva, ariko ibyo nibivugwa ntabwo we official kuri arabitangaza ngabibwira equipe ya Rayon Sport. Ariko abakunzi ba Rayon Sport bashobora kwibaza ati se akakanya byaba bigenze bite kugira ngo Haruna Niyonzima yifuze gusesa amasezerano. Iyo operation ndayifite ya Haruna Niyonzima uko iteye yose, ariko ntabwo ngiye kuyibabwira. Ni operation ifite ayuriye na perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle. Afite ahuriye rwose nisesa amasezerano rya Haruna Niyonzima, afite ahuriye nabyo, ariko ntago ndabivuga. Ariko cyane cyane ni mwijyanye na preparation za match, gutegura imikino, uko bari babyumvikanye, kwaza mu equipe bari bumvikanye ukuntu ibintu bizajya bigenda, bisa naho ibyo bari bamusezeranije byahindutse. Nituvuga gutegura match nyine mwumve gutegura match. Ariko icyatumye bihinduka n'ubundi ahanini ni ikibazo cya mikoro ya equipe. Equipe ntago uyu munsi ntago iri kuri kariba, ntago iri kuri calibre yo gutegura imikino, yo kubona amafaranga ntayo. Nese baraba batarakwishyura we Haruna, batarishyura mugenzi wawe Azizi Basane Kuranya, batarishyura Aruna Musama Jarwanga amafaranga bamufitiye bayamareyo. Wenda hari n'abandi bakinnyi bataravuga bagifitiye amafaranga muri Rayon Sport barimo, ndabizi barimo, ariko bo nuko bateruye ngo bavuge. Nurangiza uvuge ngo dukeneye gutegura match, kandi gutegura hari amafaranga agomba gusohoka muri equipe. Ibyo ngibyo n'umuntu byumva ubundi akenshi si Jean Fidèle. Jean Fidèle ibi bintu ntaga byumva. Niyo mpamvu tuba tuvuga ngo muri equipe abakeneyemo amaboko menshi, abakeneyemo abantu bumva izo angle zose, izo mfuruka zose bagerayo. Nituvuga ibyo gutegura match habe haruhari iyi championnat mu Rwanda ntitukabice hejuru, ntazagire n'umuntu babeshya ngababwira ibindi equipe ahangaza irategura.
wenda nuko ushobora kwibaza ngo sizo zitegura ko nta gikombe zitwara ko nta, ariko usanga mu mitwe y'abakinnyi benshi 99% baba baragiwemo n'ibintu byo gutegura ku buryo rimwe na rimwe niyo utateguye match abajya mu kibuga bari mu buryo buri mentale basa nabangiritse mu mutwe. Ni nka kumwe waramenyeye kunywa agatabi wenda hari umusemburo witwa nicotine ukagenda ukagufata kabisa ku buryo igihe wabuze ngagatabi ngo no kujya mu bwiherero bidashoboka. Abakinnyi rero nabo bamaze kwimika iki kintu cyo gutegura imikino, akenshi iyo batayiteguye baza kuri match nta morale nta kizero nabo ubwabo bifite, kuko babumva ko nta zindi mbaraga zibapusa ziri aho ngaho inyuma. Bra icyo kintu uziko kiri mu bintu Rayon Sport yazize mu mikino ibiri, mvuze ibintu ntakagombye kuba mvuze. Nari mbikomoje kuri Haruna, abari hafi bavuze ko ngo ashobora kwifuza gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport, kwifuza gusesa amasezerano, ariko haracyari kare cyane, ntabwo ibingibi twahita tubyitsaho ngo tuvuge ngo nibyo ngo tubihaye umugisha. Ni version y'abantu bava ku begereye Haruna Niyonzima bavuga ko rwose we ngo ariko ko yifuza gusesa amasezerano, ariko iyo ni version nyine ya kabiri. Dukeneye rero version ya mbere ya Haruna Niyonzima mwenyewe arahari, Baba Muzazi fundi wa soka, bamuzanye bamuteruye nka Rwabugiri cyangwa nka Kigeri Ndahindurwa, nibo batwaraga mu ntebe kuriya abami. Aka kanya rero sinzi nibaho wambariye inkindi ugiye kwambarira incocero, aho watwawe mu ntebe imeze kuriya ya zahabu irabagirana. Wowe va kubyo kuvuga ngo bagutwayemo ngo bataraguha amafaranga, ibyo shyira pembeni. Rayon Sport ntabwo ijya yambura, ni ikibazo kigiye, kandi we Haruna ufite amafaranga, ntabwo uyu munsi wavuga ngo wabuze ukubaho kubera ko Rayon Sport yakwambuye. Ugomba kwihangana ukanahanganisha abakinnyi bandi bato bagenzi bawe bari aho ngaho. Umupira wo mu Rwanda nuko uteye, kipe ya Rayon Sport ifite ibibazo byinshi, ntabwo ifite ikora, ntabwo ifite ABCD, ariko icyo mukeneye ni iki, ni ukubona umutsindo mugatsinda ibintu bikagenda neza cyane. Iyo Rayon Sport yatsinze ibyo byose biraboneka, ayo mafaranga araboneka, ayo mikoro araboneka. Iyo Rayon Sport yatsinze byose bigenda neza, ariko gutangira match ebyiri munganya niyo mpamvu amafaranga atari kuboneka, cyane cyane n'amafaranga abarava kubiboga. Icyo twakirenze ubwo nari nkomoje gato kuri Baba Muzazi Haruna Niyonzima, kuko nayo ni amakuru ari muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo nari nkomoje ku myitozo yakozwe muri iki cyumweru, yakozwe neza. Abandi bakinnyi bose bakomeje kwisuganya, bafite ipfunwe cyangwa se barumva ko bafite ideni bafitiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, babafitiye umwenda babarimo, bagomba kuzigaragaza cyangwa se bagomba kureba ko bazawishyura kuri match bazakirwamo na Gasogi United, Kenesi Kakoza Nkureza Charles. Niwe uzabakira kuri 2021 ya shampiyona. Kipe ya Gasogi ni ikipe yiyubatse nayo, yagaruye witwa Theodore Maripangu. Ni Theodore ni yawanenje, ibintu nk'ibyo ngibyo ntawe yabiye. Icyo nzi nuko ari Maripangu, umwe mugufi wirukanka cyane umwataka w'umubitero ufite sense de bien hatari. Gasogi ni ikipe yubatse, ni ikipe yakizamo abakinnyi benshi, yazanye amaraso agiye atandukanye, ni ikipe yo kwitegura neza cyane, ni ikipe twakagombye kuzayabukira nayo dufite rutayizamu mushya. Ibyo ngibyo ndabigarukaho mu kanya, birababaje, biteye agahinda muri Rayon Sport, na agahinda ni n'amarira, icyo ndabigarukaho mu kanya. Ariko imyiteguro yo igomba gukomeza n'umundi, bakitegura ekipe ya Gasogi United, kuko tuzagira amahirwe yuko journée ya gatatu tutazayikina. Birumvikana ko twari gukina na APR, iyo yabaye postponed, bizaba ari n'umwanya n'ubundi wa Rayon Sport ukomeza kwitegura ikina iyo mikino ya gishuti igiye itandukanye. Nyuma ya MVC, nyuma ya Mukura Victory Sport, ishobora kuzategura indi mikino iri prolonge ya gishuti kurinda igeze tariki 21 match itakinira kuri KPS, ishobora kuyikinira mu Nzove. Hari ibibuga byinshi bitandukanye hano i Kigali kipe ya Rayon Sport ishobora gutereraho imikino ya gishuti igiye itandukanye. Ubwo ni ibyo twaba tubabwiye. Hanyuma rero isoko ryaraye rifunze cyangwa se ryasojwe, hari n'amadeal yagiye aba kuri deadline, amwe twita ko aje ari late signing,
kuri Rayon Sport naho twazi kwitoza ko araza kuba iki kintu cya rate signing cyangwa se kubona signing ziraza kuba zimwe twita izikererewe, ariko ntago ariko byagenze. Hari amazina yari yavuzwe y'abarutayizamu bagombaga kuza, harimo witwa Ivan Skatema. Uyu nguyu icyabyishe niki, perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel yageze harikera aravuga ngo byose ndabiretse. Icyatumye avuga ngarabiretse ni igiki, yicaye hamwe aravuga, yicaye asaravuga ati byose mbivuyemo. Uyu Ivan Skatema ubanza yagarukiye no ku kibuga cy'indege. Ivan Skatema hari impamvu yatumye byose abivamo, aravuga ati byose ndabiretse ndasanjije. Kumwe umusifuzi bakorera umukinnyi kosa agasanze akavuga ati ndasanjije rwose nta cyabaye. Fidel nawe yasanjije mu ijoro ryakeye, yasanjije aravuga ngo enough is enough, ibyo twakoze ni ibyo, ibyo tutakoze ni ibyo. Byanteye agahinda n'umubabaro mwinshi cyane kumva ko tugiye kumara fazare yose twatakirwa na Charles Bale ndetse na Faringanye, bitewe nuko isoko ry'igura n'igurisha ryarangiye cyangwa se ryabaye rifunzwe, burizongera gufungurwa muri ariko fazare irangiye mu ntangiriro za phase retour. Ikintu Rayon Sport yakora kimwe n'ugutira abakinnyi, gutizwa umukinnyi, ibyo rwose kuba bamugutiza byo bishobora gushoboka, bishobora gushoboka. Hari abakinnyi bari muri za Kiyovu itazemererwa gukinisha, baciye muri Rayon Sport. Aho ngabo Rayon Sport ishobora kubatira nk'aba ba Hamisi Cedric bakaza bagatsinda ibitego kurusha ba Charles Bale nabo ba Faringanye tutarabona. Ariko ku bakunzi ba Rayon Sport navuga ko rwose twaguye munsi y'urugo, reka bari uko mbyita. Havuzwemo ba rutayizamu benshi, ariko finally birangiye Rayon Sport itaguze rutayizamu. Navuga ko ahangaha hariho twongeye kubona neza ko Fidel wenyine gufata ikipe ya Rayon Sport akayizezima ni ibintu bidashoboka, impossible mathematical. Uyu munsi wa none wakwizera ko ni hatari, sinzi icyo navuga. Ariko ku munota wa nyuma byarangiye signing yavugaga muri Rayon Sport twari twaraye tubabwiyeho ya Ivan Skatema ipfuye, ibaye collapse bitewe n'impamvu zihe. Hajemo ikibazo kuri uyu mukinnyi n'ikipe yitwa Minerals, ntago ndi kwibuka. Hari utubazo twajemo, Fidel yumva ni ibintu biri kuba kururu, ahita avuga ati byose ubundi reka dusanze, reka tubyihorere, reka icya rutayizamu tukihorere, tujye guhugira mu byo gutegura amatora. Ubu nibyo bagiyemo. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mumenye ko isoko ry'igura n'igurisha ryafunze, Rayon Sport nta rutayizamu ibonye. Ibi ngibi birasobanura ko kuba ifunze Rayon Sport nta rutayizamu iguze, n'ubundi kijyanye no gutsinda ibitego kizagorana. Dushobora kuzabona Rayon Sport ikina imikino myinshi ikinisha force number 9, ikina icyenda ripfuye. Ubwo iryo cyenda ripfuye no gufata abakinnyi nk'aba power play ukabahengeka ku 10, ukabahengeka ku 9 nyene bagakina kuri attack, wenda kubw'amahere Richard azaba yaragarutse. Ni ugufata abakinnyi nk'aba Elenga Kango kamufata ukamushyira kuri point, iyo si couloir, aho ngaho uri kubahatisha. Ibyo ni bimwe mu bibazo Rayon Sport iraza gufesinga nabyo muri iyi sezo, muri uyu mwaka w'imikino dutangiye. Kuba isoko ry'igura n'igurisha rifunze nta rutayizamu tubonye. Muri Rayon Sport twavuzemo transfer nyinshi zitabayezo, by'umwihariko ngenda ndavuga nka hano kuri Viva twebwe izo twavuze Ojera, twavuze Onana, twavuze uyu Ivan Skatema, buriya nawe ntiyabaye twaramuvuze, twavuze Muhajiri, twavuze Ishimwe Christian, twavuze Chabarara, twavuze Okwi, twavuze Saido ntibazonyiza, twavuze Milton Kalisa, ndi twavuze ninde, twavuze na mwataka wo muri KCCA ninde, Mohamed Shabani. Twavuze hafi abakinnyi bagera mu 10 bagombaga kuza muri equipe ya Rayon Sport. Twavuze Bimenyimana Bonfils Caleb, twavuze Hamisi Cedric,
babaye 10 hafi na babiri. Aba n'abakinnyi majority y'ibitangazamakuru byose bya hano mu Rwanda byavuzeho, kuko izo ni transfer zabaga zihari izaganiriweho, ariko finally bikaza gupfa nyuma bitewe nuko muri Rayon Sport bo ubwabo abantu batari mu Yezu Jean Fidèle batagiye bumvikana kuri izo recruitment, bikarangira zibaye collapse, bikarangira zipfuye. Ekipe yigiye kuzana umukinnyi uzwi cyangwa se ufite ahakina hazwi nka Milton Kalisa, nka Mohamed Shaban, nka Cedric se, nka Saido. Uwo ni umukinnyi uburaza ahenze kandi ntihagire injyawuro zimuribwaho. Urumva, araza ahenze kandi nta njyawuro baramuryaho. Nicyo kintu kimunza amakipe yacu hano mu Rwanda, nicyo kintu gitumye twagiye tubona bazana Batanieri Iga. Uyu munsi kuva ngo bazanye Fani Nganye wavunitse, tutigeze tubona hakina. Ahangaha twarice turirimba ba Mohamed Shabani, turirimba ba Saido Nibazonkiza, turaririmba, twabihinduye indirimbo. Byibura tukavuga ngo reka dukora ibiganiro n'abo bayobozi tubakebure, nabo ubwabo koko nibumva uwo mukinnyi bongere bagenda basubire muri profile barebe si uwo mukinnyi ko kuri kuvugwa ninde. Ariko ibyo byose ntago bigeze bashaka kubimenya, n'ubundi barajya kutuzanira abakinnyi tutazi amazina. Reba nk'uyu Ivan Sikatema, kari uko byarangiye ataje muri Rayon Sport. Ni umusaza wa rukukuri, banza yajya yinjira no mu kibuga afite akabando. Imyaka kuri profile baratweka ngo ni imyaka 38 n'itandatu, ariko arakuza ari muri 50. Abo ni ukibaza nk'umuntu wagiye gutekereza Ivan Sikatema nuko byamahire birangiye ataje. Ni ubundi uwo ninde uva hano muri EAS akajya muri Zimbabwe akajya gushakira rutayizamu? Twagiye tuvuga izo irema zose, sabakinnyi hafi 12. Wenda mwebwe mushobora kwicara hano mukavuga ngo muratubeshya ngiki, ariko rimwe na rimwe twe tuba dufite mission irenze imwe ebyiri ku makuru dutangaza. Mission tuba dufite niki irenze kubatangariza amakuru, kubaha amakuru mwebwe, ahubwo turavuga ngo umva vuga gahoro, ahubwo twe turavuga ngo ibirenze kuba twabahaye amakuru bishobora no kugenda bikagera kuri banamenye Patrick, bikagera ku bantu bakora signing mu ma equipe. Turababaye. Ibyo byose urabyirengaje ugiye kuzana ba Fani Nganye bavunitse. Twaririmbye hafi abataka 12 ahangaha. Cyarutwa nuko wagenda ukazana Hussein Chabarara. Hussein Chabarara uba ubizi neza wizeye ko isaha n'isa y'igitega ashobora kuza kukigwaho. Aragahuna hariya kandi ntago araza kuba guhenze. Ariko ikibazo ni iki, Hussein Chabarara ntago aremera kumurya hinjyawuro. Ni umukinnyi w'umupro. Niyo mpamvu bagenda bakazana abo bakinnyi bakuriyo hirya batazwi barangiye bicaye ikibuga cyananiye kishe baraho, bakaza bakavanga ikipe irabahanga ibihumbi 15 cyangwa 20, abakinnyi bakabagerwaho nk'ibihumbi 5, ibindi 10 bikajya kugura ibibanza za Bugesera. Se ntitubizi tubivuge se? Twebwe nk'abanyamakuru tuzatwicara ahangaha twitwe ngo turabanyabihuha, nta kibazo, batwite babihuha ngo transfer ngo muvuga ntiziba. Ariko Rayon Sport uyu mwaka w'imikino habayemo umwiryane mu kintu cya transfer. Nubwo Jean Fidèle yagerageje kubikaruma, yagerageje kubihosha, ariko n'umundi ntambara ya transfer yo kuzana abakinnyi muri Rayon Sport yarabaye inkundura hasi hejuru. Abantu banga abakinnyi bafite amazina, birababaje. Banga abakinnyi bafite amazina bashoboye, bashobora kuza bagakompeta, bashobora kuza bagatsindira Rayon Sport ibitego, ngo barashaka kujya kuzana abakinnyi ngo muri zahe na zahe, ngo muri za Gabo, kugira ngo bakunde barya injyawuro. Rayon Sport rwose ikeneye impinduka aho bigeze. Hari abantu benshi bari yewe no muri komite yayo ntibashake ntihazagira usigara bazakubure bagire gutya. Abo bose barimo bitwa ko bayegereye, aho ngabo mubona bayegereye, abo ngabo nibo baba bari inyuma y'injyawuro za Rayon Sport. Abenshi nibo baba bari inyuma y'umusaruro mubi w'ikipe ya Rayon Sport.
murajya kuzana abakinnyi ba Faringanye ngo ba Nathaniel Iga ekipe Fideli yavuga ati nge sindana basinyisha basubireyo mugahaguruka mukavuga ati ariko wabasinyisha ABCD ukarangira umukonvense Youssou Diagne na Faringanye akahaguma nese izo operation zose sinzifite ntago ndi hano kugira ngo nzivuge ariko namwe ubwanyu mwigaye none dore Rayon Sport isoko ryigura n'igurisha ririnze rifunga nta rutayizamu ifite nimero 9 isi ibintu bibabaje twebwe uratubwira Charles Bare wabaga ari umusimbura ku bwa ba SN urazana Faringanye wavunitse ntago tubizi ntago tuza kintu kuvuga ngo umukinnyi yaravunitse nyine yaravunitse azagira igihe cyo gukora recovery y'umukinnyi yavuye mu mvune turabizi ntago ahita ajya mu bihe bye byiza ashobora no kumara sezo yose ataragaruka ngabe wa wundi bamusinyikije sezimwe iyo sezimwe ishobora kuzaba impfabusa ashobora kuzaba muri equipe umuhemba akira aho ngaho ari ibiryo bya equipe akoresha essence ya equipe ariko bikazangira nta n'ibitego bitanagutsindiye cyose si ikindi gihombo kiba cyatewe n'abakinnyi baba bazanye abo ngabo muri equipe ya Rayon Sport kugira ngo baryemo injyawuro wenda izi njyawuro nta hantu zitaba mu makipe yose yo mu Rwanda zirahaba ariko abantu bitwa ko bakunda ngo Rayon Sport ngo ni inkoramutima ngo aba hafi ngo ya Jean Fideli ngo baramugira inama ngo bakeneye intsinzi ngo bakeneye ko Rayon Sport itwara ibikombe ugasanga abo bantu nibo bari gukora ayo manyanga nibo bari gukora ibyo bintu by'ubushiti barabizi ko Rayon Sport nta hantu ifite ikura amafaranga udufaranga bifite ni dukeya yatujera yashayikareka nabo bakikuvuga ngo irafata ngo ngiye kuzana ngo ba Nathaniel Iga na abo bose bareke zana rutayizamu umwe zana Milton Kalisa wenyine na ba Charles Bare nushaka ugurishe navunika tuzakoresha face number 9 bitwaye iki ariko uyu munsi urakoresha face number 9 nabo ngabo waguze ngo bazakina bahari none bimaze iki wenda haracyari kare reka tuvuge gutyo ariko uko byaba kare kose Rayon Sport nta kazoza nta cyizere iri kuduhereza ku isoje nta rutayizamu ifite nagiye mvuga ngo yiyubatse ahantu hose neza mwizamu yiyubatse neza muri defense ni byiza hagati ni byiza ikibazo kiri kuri attaque none deje isoko rirafunze ikibazo kiracyahari ubwo match tuzajya dukina no kujya tubibara tubibonye iratsinze nibyo wenda ni exploit individuel ni Adama Bagayogo ugize gutya kigaragaza agatsinda wenda nishimwe Fils tugize gutya agatsinda wenda ni Richard ugize gutya agatsinda wenda ni Papa ugize gutya agatsinda tukabona tuvuyeyo ariko cyo kwitega ngo rutayizamu urafata ikipe ya Rayon Sport akayikorera rwose kuri manda ya Jean Fideli byarananiranye uretse no kuri iyi sezo yonyine n'izindi zose zashize byarananiranye ni ibintu bya mbabaje cyane abakinnyi bose twavuze aha ngaha benshi batandukanye ntabwo nzi niba abanyamakuru twebwe tugira ijisho ryiza kuruta iry'abayobozi bayoboye amakipe ntabwo tuzi niba tugira ijisho ryiza kurusha iry'abatekinisi batandukanye baba bari mu makipe ku buryo banga abakinnyi tuzi bakina bakajya kuzana abo ngabo tukirirwa turirimba abakinnyi aha ngaha tudafitemo n'inyungu ntabwo inshuro naririmbye Mohamed Shaban aha ngaha ntabwo nari nkeneye ko bamugura ngo nijye minjyawuro ntabwo Mohamed Shaban tuziranye ku buryo navuga ngo ndamusaba injyawuro inshuro twaririmbye abataka batandukanye aha ngaha ntabwo kwari kugira ngo tubaryemo injyawuro kwari kugira ngo ikipe ikanguke ntizigere yibwa bayibwire ngo hari abakinnyi ngo batanu ngo turazana icyarimwe batarengeje 30,000 imagine abakinnyi batanu 30,000 mu gihe Milton Kalisa wenyine wakoze 60-70 gataruka bara n'abakinnyi bataryibwamo injyawuro ni Rayon Sport bikimeze ukunguku icyumva kizabona umukinnyi itariyemo injyawuro kuvuga ngo rutayizamu arazamura muri ya minjyawuro ari rutayizamu yizera scoringa ntago birakunda ari n'igihe rutayizamu anavugana namwe yakumva harimo abantu bari guca iruhande bari kumubwira ibyo bintu by'amanyembwa noneho agahita babihindura agatavuga ati aba bantu reka nze mbace n'amafaranga menshi nese baonana suko Rayon Sport yarangaye onana yamaze iminsi ngahe nta kipe afite yaratandukanye na Simba iyo kesa se ni yari ihari sitwayiririmbye ahangaha hari igitangazamakuru cyo mu Rwanda kitavuze onana yamaze iminsi ngahe aryamye muri South Africa Simba yaramutaye Simba ikagera ikisubira imenye ko onana ari kudiringa deal azajya mu gihugu cya Libya bakama amafaranga menshi Rayon Sport yimufata se ikareka ibyo by'injyawuro
Onana bakamutwara muri Libya. Rayon Sport muratekereza ari gusigarana amafaranga angahe? Uburyo ubucuruzi bukorwa haracyarimo ikibazo cyane cyane ariko kuri abo bantu. Ubwo rero isoko ry'igura n'igurisha ryabaye rifunze, ryabaye ryegetseho. Undi mukinnyi twabona utahiza keretse nk'intizanyo dushobora kubona kuva muri ekipe yariyo yose, yaba ya hano mu Rwanda yaba iyahe, simbiza akaza nk'intizanyo byo bishobora gushoboka. Ariko rwose Fideli ubyumve, turababaye cyane, turababaye twirengaje n'umusaruro mubi twatangiranye. Sofa aho bigeze uyu munsi rwose agahinda ni kenshi, nubwo bavuga ngo agahinda ni kica akagira mubi. Natwe bamwe muri twe twakabaye twapfuye kumva ko kuba byageze ku isaha y'isa sita z'ijoro nticaye gutya ndeba mvuga ngo ese umukinnyi ntangaje witwa Ivan Sikatema we biragenda gute bikarangira bipfuye bitewe n'ubundi no gusha simbizi ni benshi byagiye bipfa. Uyu nguyu ntago ari wenyine, n'abamuhagiri byapfuye ku munota wa nyuma abanze kuribwamo injyaworo. Nese bo ubundi ugira ngo hari ikindi akenshi cyabiteka ariko twagiye twanga kumena umuceri. Kandi n'uyu munsi byo ndi kuvuga murumva ko mba ngendenzaho, ntago mba nshaka kuvuga umuntu wari wese mu izina, cyangwa ntago mba nshaka kuvuga igikorwa cyose uko cyagenze uko cyakabaye. Ariko ayo makuru yose umuntu aba yafite abayicaranye ahangaha, ariko hari amakuru aba tubaka ikipe ahubwo abayisenya. Niyo mpamvu byose tutaza ngo tubivuge. Hari abavuga ngo tuvuga amakuru yo gushima gusa, kunenga nabyo ni byiza. Ariko iyo ngenje nkafata umwanya wanjye nkamara igihe cyose cya transferi ndi muri ba rutahizamu, abakinnyi bamwe twaravuze baraza abandi ntibaza, ariko abo bataje bibaza impamvu bataje, ni izo ruswa nyine, ni izo njyawuro bagiye bashaka kubaryamo izo njyawuro bakanga. Kandi abakinnyi twagiye tuvuga akenshi babaga ari bo bari kugera Rayon Sport umumaro, none ubwo nuko birangiye. Ubwo rero akaje karemerwa, turaza kwicara dutegereze tuzakina imikino ya shampiyona. Ubwo birumvikana ko kuri match ya APR ubwo niba ari Faringanyo zataka, niba ari Charles Bare, niba ari inde mwoka byarama. Ubu ngubu dufite amatsiko yo kuzajya tureba shampiyona. Uyu munsi no kuvuga ngo barongera umubare w'abanyamahanga kuri Rayon Sport, inshatse ngiye navuga ko n'umundi useless, bishobora kuba ntacyo bisobanura. Ariko wenda reka dutegereze twe kuvumira itararenga. Ubwo rero eje ku cyumweru turaba twinjiye mu kwezi kwa 9, kuraza ko ariko kwezi kwa nyuma kwa Wayezu Jean Fidel na bagenzi be barimo banamenye Patrick n'abandi baraho nyuma bagaragiye. Mba nashaka no kumenya benshi abari babateje ibyo byago byose ikipe. Manda yabo iraza kubiri kugana ku musozo, reka bari ko mbyita mbivuge nanarakaye nanababaye. Manda yabo iraza kubiri kugana ku musozo, tuzabashimira mu kwezi kwa 10 tubabwire ngo mwarakoze. Igihe mumaze mutuyobora, ibyo mwatugejejeho, twacanye muri byinshi, intsinzwi, ibyishimo, umubabaro byose twabinyuranyemo. Ariko aho bigeze tukavuga ngo enough is enough. Niba Rayon Sport igiye kugigira ku rwego rwo gutangira sezo nta mwataka ifite rutahizamu, burya hari ikimenyetso biba byerekana, hari icyo biba bisigura. Abantu niko bavuga, hari icyo biriko birasigura mugabo, hari icyo biba biriko birasigura. N'ubuyobozi se, n'ubushobozi se babwashize, ni imiyoborere mibi. Ari kurumva ko nibyo harimo imiyoborere mibi birumvikana, kuko ntago mpamya ko amafaranga yari kugenda kuri Nathaniel Iga akagenda no kuri Faringanye utari kuyahuriza hamwe ngo uzane Milton Kalisi, niyo uzana Saidoni bazonyiza byibura twari kuba dutuje kurenza uko uyu munsi bimeze. Ubwo rero abategura kandidatire zabo rwose muri Rayon Sport, muhe muzi bibaza ikipe ifite, muhe mwese aho muri hose, muri kubireba uburyo turi kugenda tugwa munsi y'urugo, aho biri gupfira nizere ko muri kuhabona, ku buryo namwe muzaza muzi ngo ibyo tuje gukosora muri ekipe nibi ni ABCD, ntituzirirwe tubigarukaho. Ubwo rero isoko ryafunze, nuko kuri transfer twavuze ntizibe, ntago bitugira babihuha nkuko mubyita, nkuko mubivuga, biba byavuzwe ahubwo nyine bigapfa ku munota wa nyuma bitewe n'iki, n'ibyo byose ngarutseho, nizo njyawuro bashaka kubaryaho abakinnyi bari professionnel bakanga, ugasanga ahubwo haje abakinnyi tutigeze dutekereza nyine bemera kuribwamo injyawuro bitewe n'uko wenda nta kazi bafite.
ni byinshi byabaye muri iyi recruitment ariko nta nubwo twakwirenza kuvuga ko nubwo wenda ikibazo ari icya rutahizamu ariko ahandi hose Rayon Sport yari yagerageje kugura abakinnyi beza cyane cyane abo mu Rwanda bakinaga muri shampiyona y'u Rwanda tuzi bari bamwe mu beza yari yazanye. Izo ni recruitment zari zakozwe na retired, naho izo hanze cyane cyane kuri rutahizamu niho byageze birapfira mu by'ukuri biba collapse, bigaragara ko bipfuye. Ariko kuba banagira equipe pse nta rutahizamu, ariko Fidel nawe yigeze gukora insolite, yakoze insolite yo kwanga Ane Elija, yo kwanga ko gusinyisha Ane Elija, bamuhaye n'amafaranga rwose arayanga. Kanyabugabo yari yayamuhaye arayanga, aravuga ati oya tutazamukoresha, utazamunyuramo. Urumva nyine haba harimo muri Rayon Sport haba harimo ibyo bintu by'amakenga by'ishyamba. Dukeneye ubumwe nubwo tuzabona Rayon Sport ikomeye, ntitwumve ko hari umuntu uzajya bari hanze kugira ngo agandishe abakinnyi, ntitwumve ko hari umuntu uzajya uri hanze ya equipe kugira ngo agire ibyo ahindura muri equipe biva ku musaruro mubi. Iyo tubona Ane Elija uyu munsi tuba dutuje. Ane Elija ni rutahizamu mwiza, ushobora kubyiga abadefenseri babiri cyangwa batatu, niyo atatsinda ariko agakreya andi ma espace, abandi bakinnyi bashobora gutsindiramo cyangwa se agakreya ama espace abandi bakinnyi bakaba batsinda. Ubwo rero nuko bimeze, nuko birangiye. Turakomeza dutegereze iyi mikino ya gishuti tuzirebera abakinnyi bahari uko bimeze. Yose tuzaba duhari twebwe nka Viva Rayon Sport TV, murabizi ko tuba twambariye urugamba twebwe nta blague. Hanyuma rero ikindi ni gukomeza gutegereza nyine habanza havemo international break, tuzagaruke tukina tureba uko bimeze. Ariko andi makuru yose atandukanye muri equipe ya Rayon Sport murabizi ko n'ahandi muyasanga ni hano kuri Viva. Icyo usabwa cya mbere ni ikintu ko warakoze subscribe, biba byiza wamara kuyikora. Ikiganiro cyacu cyose ubonye ukalikinga, ukakuri like, ukaduha igitekerezo cyawe, rwose n'ibintu tuba dushimira. Byinshi cyane bikagenda neza cyane. Ubwo amakuru ya equipe atandukanye turakomeza kuyabagezaho. Nge nawe twishime Jibere kambe mini yahane kubatwara umwanya munini. Nkomeze mbararikiye gukurikirana ibiganiro tubategurira hano kuri Viva Rayon Sport TV. Reka mpinira ahangaha, mpine ntyo ahinnye cyangwa se ngavunaguye niyo akwirwa mu gahago. Ciao ciao.